Louis Vuitton ni ikirango gifatwa nk'icyambere gihenze ku isi, aho kibarirwa ku gaciro ka miliyari zirenga 30 z'amadolari. Amateka y'iki kirango tubona ko yatangiye mu kinyejana cya 19, gitangijwe n'ingimbi itaragiraga hiba, yari ifite inzozi zo kuzagera ku ntsinzi. Kubaho mu buzima butagira ibyo kurya n'amafaranga byatumye ajya gukora akazi kenshi, agakorana n'abanyabukorikori. Nubwo yakoraga ku kazi kugira ngo abeho, yaje kugira ubumenyi. Ubwo bumenyi nibwo uyu munsi bwaje kuvamo ibikapu bihenze, ndetse buvamo ubucuruzi uyu munsi bubarirwa muri miliyari z'amadolari ya Amerika. Mu mwaka wa 1821 mu kinyejana cya 19, Louis Vuitton nibwo yavutse. Avukira mu gace kitwa Anchaille mu gihugu cy'Ubufaransa. Avuka ku babyeyi bakoraga ubuhinzi n'ubworozi ndetse n'ingofero zambarwa. Muri icyo gihe nibwo Ubufaransa bwari butangiye kuva mu bisigisigi by'intambara za Napoleon. Kubera izo ntambara muri icyo gihe, abahinzi ndetse na Vuitton bari bafite ikibazo cy'amafaranga. Kuva akiri muto, Louis Vuitton nta yandi mahitamo yari afite uretse gukora mu mirima y'ababyeyi be ndetse no korora amatungo. Kuva mu gitondo kugera nimugoroba yari afite inshingano zo gutera ibihingwa ndetse akanasarura, kwita ku matungo ndetse no gushaka inkwi. Mu mwaka wa 1831 ubwo Louis Vuitton yuzuzaga imyaka 10, ubuzima bwabaye bubi kurushaho. Nyina yaje gupfa, maze nyuma y'igihe gito se witwaga Xavier Vuitton ahita ashaka undi mugore. Umugore wa kabiri se yari amaze gushaka, mukase yamufashe nabi cyane, yatumye ubuzima bwa Louis Vuitton buba bubi kurushaho. Mu mwaka wa 1835 Louis Vuitton amaze kuzuza imyaka 13, yafashe icyemezo cyo kuva mu rugo bucece nta muntu abwiye, maze ava Anchaille yerekeza Paris. Nta mafaranga, nta byo kurya. Kubw'amahirwe Louis Vuitton yaje kubona akazi kamufasha kubaho, maze akorana n'abanyabukorikori. No kuvuga abakoraga ibikoresho bivuye mu bukorikori. Aba bamwigishije gukora ibikoresho bivuye mu byuma, amabuye, mu biti ndetse no mu bugeni bwabo. Ariko nubwo yakoraga cyane, ntiyabonaga amafaranga asigara kugira ngo abone aho kuba. Yararaga mu biti nijoro, akitwikira igikoti yari afite kugira ngo abashe gushyuha. Muri icyo gihe nibwo umuhanda wa mbere wa gari ya moshi waje gufungurwa i Paris. Ingendo zarorohejwe, maze inganda nazo zitangira gukora. Babanyabukorikori batangiye gukora amavalise. Mu buhanzi bwabo yakoreshwaga mu gutwara ibintu. Bakoraga ingendo bafite ibishushanyo, ibikoresho bakoze bitandukanye birimo n'iby'umuziki, ariko bakaza gukenera icyo babitwaramo kugira ngo babirinde kwangirika. Nyuma y'ubumenyi yari amaze kugira, nyuma yo kujya i Paris, Louis Vuitton yafashe icyemezo cyo gushaka akazi muri ubwo bucuruzi. Kubw'amahirwe yaje guhabwa akazi n'umunyabukorikori witwa Marshall, anemera kumwigisha. Louis Vuitton utari ufite inyota yo guhembwa byinshi, inyota yo kwiga, yaje kumugirira inyungu. Louis Vuitton yaje gukundwa cyane n'abakiriya ba Marshall, ndetse nyuma umugore w'umwami w'abami w'Ubufaransa witwaga Eugénie de Montijo amuhitamo kugira ngo ajye amukorera utuvalise ku buryo bw'umwihariko. Mu mwaka wa 1854 nyuma yo gukorera uwo mugore w'umwami w'abami w'Ubufaransa imyaka 2, yaje kumenyekana ndetse bituma afungura iduka rye. Mu ntangiriro yagize igitekerezo cyo gucuruza ibicuruzwa bishyashya byanahinduye imikorere y'inganda. Muri ibyo bihe amavalise yakorwaga mu mpu ndetse yabaga afite ishusho y'urukiramende. Ayo mavalise yabaga akozwe ku buryo igihe anyagiwe amazi ajya mu ruhu, maze bigatuma bidashoboka ko wayamarana igihe kirekire, cyane cyane nk'ababaga bafite urugendo rurerure. Nk'umuti w'icyo kibazo, Louis Vuitton yaje guhitamo gukoresha ubudodo buboshye neza buturuka mu bihingwa, ku buryo igihe ivalisi ikikijwe n'ubwo budodo babaga baboshye neza itashoboraga kwangirika. Ugereranyije n'uruhu amavalisi ya mbere yabaga akozwemo, nta nubwo yagaragaraga neza ugereranyije n'uburyo Louis Vuitton yaratangije bwo gukoresha ubudodo. Ikindi, ayo mavalisi ya Louis Vuitton yashoboraga kumara igihe kirekire kandi adashobora kwangirika igihe anyagiwe. Ubwo buryo yabaga yayakozemo bwatumaga kuyatwara byoroha. Mu gukora amavalise muri ubwo buryo byatumaga bigaragara nk'ibigezweho ndetse binafite ibara ryiza cyane. Ibyo byaje gukundwa n'abakiriya. Louis Vuitton yaje kongera kuvumbura, maze akora igikapu cyo mu ntoki. Hari mu mwaka wa 1867. Gusa muri icyo gihe ibyo bikapu ntibyakunzwe n'abantu kuko bavugaga ko ari binini, bigoye kubitwara kandi bituma abagore bakomereka. Gusa Louis Vuitton yakomeje kwizera ko ibyo bikapu bifite umwihariko ndetse atangira kubikora
muri bwa budodo buboshye neza cyane. Yigeze gukoramo varise. Ibi byatumye bihita bikundwa cyane ndetse abagore bakajya bahitamo uburyo babikorerwamo. Nyuma yo kubona ko bikunzwe cyane, Louis Vuitton yasabye umuhungu we George kumufasha kubikora, kimwe na se George Vuitton nawe yazanye ikindi gitekerezo cyahinduye imikorere y'inganda. Yakoze ingufuri ijya kuri za varisi ku buryo birinda ubujura. Izo varisi zabaga zinoroshye kuzitwara kuko zabaga zifite imishumi ariko ari nazo ngufuri. Ibyo bicuruzwa byabo byaje gukundwa cyane, ariko nyuma gukora byaje guhagarara. Haje kuba intambara ndetse isenya ubucuruzi bwa Louis Vuitton, bituma Louis yongera kuburaho kuba. Ku nshuro ya kabiri ubwo ubucuruzi bwa Louis Vuitton bwari butangiye gutumbagira, intambara y'Abafaransa n'Abanyapurisia yahise itangira. Byabaye ngombwa ko Louis Vuitton n'umuryango we basiga ubucuruzi bwabo muri Asnières maze bajya mu mujyi aho baje guhungira mu nkambi hamwe n'ibihumbi by'izindi mpunzi. Ibyo kurya byaje kuba ikibazo kugeza ubwo umuryango wa Louis Vuitton wari ugiye kwicwa n'inzara. Mu mwaka w'1871 ubwo intambara yari irangiye, Louis Vuitton yasubiye mu rugo, gusa yababajwe no gusanga ibicuruzwa bye byaribwe ndetse n'iduka rye ryarasenywe. Akoresheje ibyo yari yarizigamiye, Louis Vuitton ntiyatinze, ahubwo yahise atangira gushaka aho yashyira iduka rishyashya. Kubw'amahirwe ibiciro byaje kumanuka cyane kubera intambara. Ahita akoresha ayo mahirwe agura iduka mu gace ka Rue Scribe i Paris. Nyuma y'amezi ubucuruzi bwongeye kuzamuka maze abakeneye ibicuruzwa bya Louis Vuitton baba benshi mu bice bitandukanye by'isi. Yahise atekereza gushaka uburyo nawe yakwagura ubucuruzi. Mu mwaka w'1872 ikoranabuhanga ryari ritangiye koroshya ibikorwa bitandukanye ku buryo washoboraga kuboha ukoresheje imashini. Louis Vuitton yaje gutangira gukora za varisi, akazikikiza bwa budodo buboshye neza burimo imirongo irambuye ku buryo bigaragara neza. Abantu baje kubikunda cyane kuko byari bigezweho. Ibi byanatumaga bidashoboka ku bamamyi bashakaga kwigana ibikoresho bya Louis Vuitton. Mu mwaka w'1885 Louis Vuitton yaje kubona amasoko menshi ndetse anafungura iduka mu Bwongereza i London. Kwagura ubucuruzi bwe byatumye yigarurira imitima y'abakomeye barimo abami n'abavumbuzi. Ingero n'umwami Ismail Pasha wa Misiri na Sudan, umwami wa Espagne Alfonso wa 12, Alexei Nikolaevich w'Uburusiya. Muri icyo gihe Louis Vuitton niwe wenyine waruzwi nk'umucuruzi, aho ibikoresho bye washoboraga kubibona mu ngo z'abakomeye no mu bantu bibera mu mashyamba ahagwa imvura nyinshi. Mu mwaka w'1892 Louis Vuitton yaje gutekereza uburyo ibicuruzwa bye byajya bigera ku bantu mu buryo bworoshye. Muri uwo mwaka Louis Vuitton ntibyaje kumukundira kuko ubwo yari mu rugo iwe ku myaka 72 yaje gupfa, aho na n'ubu icyamuhitanye kitaramenyekana. Ako kanya byahise biba ngombwa ko George akomeza ibyo se yatangije mu buryo bwo gukomeza kwagura ubucuruzi. George yagiye muri Amerika mu mwaka w'1893 kwitabira imurikagurisha ry'isi yose ryabereye Chicago. Yahise avana igitekerezo cyo kwagura ubucuruzi ku isi hose. Aha yahahuriye n'uwari kuzabimufashamo, John Wanamaker, wari nyirahabikwa ibintu bitandukanye ndetse wanavumbuye ibijyanye n'ibiciro. Nyuma yo guhura na George yatangiye kugira ibikoresho bye mu iduka rye ryari riherereye New York, akaba ari nawe wabitangije muri Amerika. Ibyo bicuruzwa bitari bisanzwe. George yaje gukora ikimenyetso mu buryo bwo kuzirikana se, inyuguti ebyiri zisobekeranyije R na V bivuga Louis Vuitton. Abaguzi batunguwe no kujya babona icyo kimenyetso ku bicuruzwa byabo kuko akenshi basabaga ko byakwandikaho amazina yabo cyangwa imibare bashaka ku bikapu byabo, ariko ibyo byaje guhinduka ndetse barabimenyera. Imikorere mishya barayemera kuko imyaka yagiye isimburana. George ndetse n'umuhungu we Gaston bakomeje gukora ubucuruzi bwatangijwe na Louis Vuitton ari nawe se wa George, kugeza ubwo batangiye gukora ibikapu biteye mu buryo butandukanye ndetse bikajya bikoreshwa buri munsi. Mu mwaka w'1930 bakoze agakapu keza cyane ko gutwaramo inzoga. Mu mwaka w'1932 ndetse baza no gukora akandi gakapu nako kari keza cyane. Mu mwaka w'1934 bakoze agakapu keza cyane kahawe inyito ya Alma. George yakomeje kujya ajya muri Amerika kugira ngo yagure ubucuruzi bwe, ariko kimwe na se nawe yaje gupfa mu mwaka w'1936, bituma ubucuruzi budakomeza gutumbagira. Biba ngombwa ko Gaston akomeza ibyo se yari asize. Gaston yahuye n'intangiriro zigoye cyane ko intambara y'isi ya kabiri yahise itangira, maze abari bagiranye amasezerano bahita bayahagarika kuko nta yandi mahitamo yari afite. Gaston
yahise afunga amaduka ya Louis Vuitton. Mu gitabo cya Stéphane Bovinci yise Louis Vuitton A French Saga, umwanditsi yavuzemo ko Gaston kubaho byamugoye cyane bigatuma afata icyemezo cyo gukorana n'ubuyobozi bwari buyoboye bw'Abadage. Gaston yaje kwemererwa kubaka ibibumbano maze afungura iduka mu gace ka Vinci mu Bufaransa. Muri icyo gitabo umwanditsi akomeza avuga ko mu gihe amaduka nka Van Cleef na Harper's ubwo yafungaga, iduka rya Louis Vuitton niryo ryonyine ryari rifunguye. Umuvugizi wa Louis Vuitton nyuma yaje kuvuga ati aya ni amateka yahashize, turi urugero rwiza rw'ikigo cy'ubucuruzi cyihangana kandi kijyana n'impinduka. Mu mwaka w'1946 nyuma y'intambara, Gaston yahaye inshingano abahungu be batatu aribo Henry, Jacques ndetse na Claude kongera kubaka ubucuruzi bwabo babifashijwemo na se. Abo bahungu ko ari batatu batangiye gukora ibikapu by'ubwoko bushya kandi buri mwaka bagendaga bahinduranya. Mu mwaka w'1970 nyuma y'urupfu rwa Gaston, bwa bucuruzi bwongeye kuba nk'ubuhungabanye. Ibikapu bifatwa mu mpande ntibyakunzwe n'abantu. Henry, Jacques na Claude ntibaje kumvikana uburyo bakomeza ubwo bucuruzi, ndetse baza gufata umwanzuro w'uko babwegurira uwashatse mushiki wabo witwa Henry Rakamayel. Uyu yahise atangira ubucuruzi bw'ibikapu bikozwe mu byuma. Yahise afata kompanyi ya Louis Vuitton ayishakira abazajya bagurisha ibicuruzwa byayo mu bice bitandukanye by'isi. Mu mwaka w'1978 yaguriye ubucuruzi ku mugabane wa Aziya. Mu myaka 6 yonyine, kompanyi ya Louis Vuitton yavuye ku gaciro ka miliyoni 20 z'amadolari igera kuri miliyoni 260 z'amadolari. Icyo gihe nibwo noneho abantu batangiye kumenya cyane ikirango cya Ranava. Nyuma imigabane irenga miliyoni yaje kugurishwa mu kwezi kwa munani. Mu mwaka w'1984 imari n'imigabane bya Louis Vuitton byatangiye kumanuka. Abahanga bemezaga ko nibikomeza gutya bizakomeza kumanuka kubera abandi bari bahanganye ku isoko biganaga ibicuruzwa byabo. Ibi ariko ntibyaciye intege Henry kuko yafunguye amaduka mu bice bitandukanye by'isi. Mu mwaka w'1987 yaje kugaragaza ko babahanga bibeshye. Louis Vuitton yagurishije ibicuruzwa bifite agaciro ka miliyari y'amadolari kugera ubwo yakoranaga n'indi kompanyi ya Moët Hennessy yakoraga champagne na cognac. Mu kwihuriza hamwe byahise byitwa LVMH, Louis Vuitton, Moët Hennessy. Intego y'izo kompanyi ebyiri yari ukwirinda abaturuka hanze baza bakazitwara. Ibi byatumye Louis Vuitton yongera ibyo yashoraga kugeza ubwo Henry yaje kwisanga mu bibazo na nyiri Moët Hennessy witwa Alain Chevalier. Kugira ngo agumane ubuyobozi, Henry yifashishije ushinzwe iterambere muri iyo kompanyi Bernard Arnault kugira ngo bafatanye. Ariko nyuma Henry yaje kubona ko Bernard Arnault hari ibindi we yishakira. Mu ibanga rikomeye cyane, Bernard Arnault yaguze ubuyobozi bwa Louis Vuitton mu Hennessy ku kigero cya 45% ndetse anafashwa cyane n'abo mu miryango ya Moët Hennessy. Nyuma yo kwiyambaza inkiko Henry na Bernard, urukiko rwemeje ko Bernard ari ugomba kuyobora, rusaba Henry guca bugufi. Kuva icyo gihe ikirango cya Ranava Louis Vuitton cyaje kujya munsi cyane ugereranyije n'ibindi byari icyo gihe. Yafashwe nka kompanyi nto cyane ku buryo nta n'umunyamakuru wifuzaga kuvuga kuri Louis Vuitton. Nyuma y'igihe Louis Vuitton yaje kuyoborwa n'undi mugabo witwa Yves Cassel wazanye igitekerezo cyongeye guhindura ibintu. Iyi kompanyi yaje gutumira abashushanyi bakomeye ku isi barimo Vivienne Westwood, Isaac Mizrahi ndetse na Manola Blahnik kugira ngo bakore ikirango cya Ranava cyagomba kujya ku bikapu byo mu ntoki. Ubwo bizihizaga isabukuru y'imyaka 100, ibikapu byari bikunzwe cyane. Muri icyo gihe ubwo bufatanye bwabo bahanga mu gushushanya bwakiriwe neza ndetse butuma Louis Vuitton igaruka ku ruhando mpuzamahanga. Nyuma y'umwaka umwe gusa, mu mwaka w'1997 Louis Vuitton yahaye akazi wari ushinzwe ibijyanye no gukora amashusho atandukanye ajya ku bikapu, ariko mu kirango cya Ranava witwa Marc Jacobs. Uyu yazanye uburyo bushya bwatumaga ibikapu bigaragara neza ndetse anatangiza ibijyanye no kwambara. Yiyambaje abahanzi bagera kuri 2 mu kumenyekanisha Louis Vuitton aribo Stefan Sprouse na Takashi Murakami. Kuva icyo gihe Louis Vuitton yatangiye gukora amasaha, imikufi ndetse na rinete. Banakomeza gukora ibikapu bidasanzwe. Bakomeje gukora aho abanyabukorikori bagombaga kwihugura mu gihe cy'imyaka 2 bagakora igikoresho gisaba byibuze ibice 300 kugira ngo kibe kirangiye. Uyu munsi Louis Vuitton ni ifatwa nk'ikirango gikomeye ku isi aho ibarirwa ku gaciro ka miliyari 30 z'amadolari. Iyi ni inkuru y'uburyo ingimbi itaragiraga hiba yatangije ikorwa ry'ibikapu bigezweho uyu munsi, ndetse igitekerezo yagize kikaba cyaravuyemo kompanyi ibarirwa mu mamiliyari y'amadolari. Ndabashimiye mwese.